ifite ibyumba 8, dushe na toilette 8. Akarusho ni inzu yubatse mu kibanza kinini cyane. Muraho nk'ibisanzwe ni Kigali Buy and Sell. Uyu munsi twabazaniye Villa House yuzuye ahangaha Kibagabaga. Nk'uko uri kubibona ni inzu nziza igaragara neza muri design. Urabona ko ni inzu isa neza, ari amarangi asize, ari neighborhood inzu irimo. Urabona ko ni ahantu haryoheye ijisho. N'abatindiye ni inzu nk'uko nababwiye ahangaha Kibagabaga, katuyirebane detail kuri detail. Ahangaha turi urabona ko ari kuri gate itatswe n'indabyo nziza cyane zigaragara neza, gate isa neza isize amarange meza. Dukomereze imbere mbereke parking y'ino nzu. Ni parking nini cyane, kurabona ko iburyo bwanjye ibumoso bwanjye hose ni parking ishobora kujya imodoka 8 kandi ziparitse neza. Ni parking ipavomye hose, urabona ko ni parking isa neza. Ruguru ho gato uraza kubona jardin, uzi no kureba indabyo nziza zikikije ahangaha n'amabuye arimo asa neza. Urebe igipangu cyiza cyane kigaragara neza gisize amarange meza. Si ibyo gusa, irebe nawe ino Villa House. Ni Villa House nziza cyane, design y'agahebuze, amabuye meza. Ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye, tutibagiye ko inubatse mu banza kinini cyane. Reba nawe indabyo zikikije ino nzu, urabona ko ni indabyo zigaragara neza, ibikuta bisa neza cyane. Reka turebane terase tudatinze. Komereze kuri terase y'ino nzu. Ni terase igaragara neza. Reba nawe igikuta kirangaha cyubakishijwe amatafari y'amakoro. Urabona ko ni ahantu hasa neza haryoheye ijisho. Ni terase nini cyane yisanzuye. Reba nawe inzugi ziri ahangaha zubatse mu buryo bwa aluminium. Ni inzugi zigaragara neza, amatara meza aduhereza ikaze muri salo. Kadukomereze no muri salo y'ino nzu. Ni salo nini cyane yakakira abantu benshi. Nawe urabyina ko ni salo ikoze neza. Reba parafo ikase mu buryo bwiza, amatara meza arimo agezweho. Salo wategura uko ushaka, urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye. Reba nawe ino design dusanga ahangaha. Ni design iryoheye ijisho. Tumaze kureba salo, urabona ko ni salo nini cyane. Katunarebane salle à manger. Salle à manger nayo ni salle à manger nini yakakira abantu benshi, aho ushobora gutegura table 8 cyangwa se 10 zirenga. Urabona ko ni ahantu hisanzuye cyane, amatara meza, parafo ikase neza, umwanya mwiza wo gusukuriramo intoki. Urabona ko ni ahantu hasa neza. Si ibyo gusa, salle à manger ifite n'umuryango ushobora gutuma usohoka hanze ukozwe neza mu buryo bwa aluminium. Urabona ko ni ahantu uzategura hakaba hasa neza kurushaho. Ino nzu ikaba ifite igikoni kiri open no kuri salle à manger. Ni igikoni kinini cyane gifite utubati twinshi. Ni igikoni uzasangana amazu yose. Reba nawe iki gikoni. Ni igikoni gifite utubati twinshi, utubati tugaragara neza cyane. Abamama bakunda ibikoni binini, ino nzu wazikayigura ugatunga nawe igikoni kinini kisanzuye nk'iki ngiki. Utubati twinshi, umwanya mwiza wo gushyiraho kuka, umwanya wo kogerezamo ibyombo cyawe. Ahangaha tuza kuhasanga umwanya munini wa frigo. Urabona ko frigo uko bingana kose hano ishobora gukwirwamo. Urabona ko iki gikoni ni cyiza cyane. Iyi nzu ikaba ifite hanze, ikaba ifite inzu y'umukozi, dushe na toilette, stoke hanze. Ni igikari nacyo cyisanzuye. Umunsi uzaje gusura inzu tuzakikwereka. Iyi nzu mbibutsa ko iherereye ahangaha Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba 8, dushe na toilette 8. Reka turebane ibyumba bigize ino nzu duhereye ku gice cyo hasi, aho tuza kuhasanga ibyumba 2. Iki ni icyumba cya mbere. Urabona ko ni icyumba kinini cyane, ni icyumba cyisanzuye. Reba nawe ukuntu hano hantu hangana. Ni icyumba kinini cyane gifite garderobe ushobora kubika imyenda yawe uko yaba ingana yose. Ni garderobe igaragara neza, amadirishya meza atanga umucyo muri cya cyumba. Reka turebane no dushe na toilette umuntu uri muri iki cyumba yakoresha, cyangwa se umuntu uri muri salo ashobora kuza akoresha. Urabona ko biri separate. Iyi ni dushe na toilette. Dushe na toilette nini yisanzuye, ifite ibikoresho byiza kandi bigezweho, shawa igezweho, toilette zikomeye, ndetse amakaro agaragara neza. Tumaze kureba mu cyumba cya mbere cy'ahangaha. Reka tunarebane icyumba cya kabiri dusanga kuri floor yo hasi. Iki ni icyumba cya kabiri. Ni icyumba kigaragara neza. Akarusho
ibyumba byose bigiye bifite garderobe. Ni icyumba nacyo kinini cyane cyisanzuye, icyumba kigaragara neza, gisize amarangi meza, gifite umwanya wa balcon hanze, urabona ko ari umuryango mwiza ukoze mu buryo bwa aluminium, utubati twinshi ushobora kubikamo imyenda yawe uko yaba ingana yose. Tunarebane toilette umuntu uri muri iki cyumba ashobora kuza gukoresha. Iyi ni douche na toilette umuntu uri muri iki cyumba ashobora gukoresha. Douche na toilette nini ubona ko igaragara neza, n'ibikoresho birimo n'ibikoresho bya karite. Tumaze kurebana igice cyo hasi aho turebanye ibyumba bibiri, salo ndetse na salle à manger. Tunarebane igice cyo hejuru aho tugiye kuzamukana izi stairs nziza muri kwibonera. Tugeze ku gice cyo hejuru aho tuvuze kuhasanga ibyumba bine, aho tunahasanga chambre principale cyangwa se icyumba cya nyiri rugo. N'abatindiye rero kumumara amatsiko, ino villa house umaze kwirebera biki umaze kubona, iri kugura ku giciro gito cyane aricyo $650,000 zirimo n'ibiganiro. Uyu munsi nawe wakegukana ino villa house. Reka mbereke ibindi byumba bisigaye mereye iburyo bwanjye. Iki ni icyumba cya mbere dusanga kuri ino floor ya kabiri. Reba nawe iki cyumba, iyo bavuze villa house bavuze inzu nini cyane. Reba nawe iki cyumba gisanzwe, ni icyumba kinini cyane. Wakibaza se chambre principale yo iraba ingana gute? Ni icyumba kinini gifite garderobe irimo utubati twinshi cyane, garderobe isa neza kandi ikoze mu bikoresho bikomeye cyane. Reba parafo nawe uburyo ikasemo mu buryo bwiza cyane, ni parafo igaragara neza ya gypsum. Iki cyumba kikaba kinafite balcon nk'uko uruze kubona muri video. Iki cyumba tunarebana douche na toilette umuntu ukirimo ashobora kuza gukoresha. Iyi ni douche na toilette umuntu uri muri iki cyumba ashobora kuza gukoresha. Ibikoresho birimo ni ibikoresho bikomeye cyane, shower igezweho, douche na toilette isa neza kandi igaragara neza. Turebane ikindi cyumba cya kabiri dusanga kuri ino floor. Turebane icyumba cya kabiri dusanga kuri iki gice cyo hejuru. Iki ni icyumba cya kabiri, urabona ko gikoze mu buryo bwiza, umukozi ashobora gukora amasuku atiyogera mu cyumba cyawe. Reka mwereke ikindi cyumba cya kabiri. Iki ni icyumba kinini nk'uko uri kubibona, gifite umucyo mwinshi kuko urabona ko ari umwanya mwiza wa balcon duhereza umucyo muri cya cyumba. Icyumba kigaragara neza, amatara meza arimo ahangaha, parafo ya gypsum ikase mu buryo bugiye butandukanye nk'uko wagiye ubyibonera, garderobe nziza nk'uko mwakomeje kubona, buri cyumba gifite garderobe. Tunarebane douche na toilette byo muri iki cyumba. Iyi ni douche na toilette, shower n'ibyo bikoresho byiza bigezweho, shower igezweho, toilette zikomeye, amamiliyoni meza n'amakaro agaragara neza. Tugiye kurebana n'ikindi cyumba cya gatatu. Iki ni icyumba cya gatatu cyo kuri iki gice cyo hejuru. Ni icyumba kinini, mumaze kumenyera ibyumba byose ni binini bino nzu. Ni icyumba kinini cyisanzuye, ni icyumba kigaragara neza, amarangi arimo ino nzu ni amarangi asa neza cyane y'umweru, garderobe nziza, balcon hanze ikomera kureba view nziza ya Kibagabaga ndetse na parafo ya gypsum. Tunarebane douche na toilette umuntu uri muri iki cyumba akoresha. Iyi ni douche na toilette umuntu uri muri iki cyumba akoresha. Ni douche na toilette nini cyane yisanzuye, bya bikoresho byiza tumaze kumenya muri ino nzu, shower, toilette nziza kandi zikomeye. Tumaze kurebana ibyumba bitatu. Nabibabwiye ko ino nzu iherereye Kibagabaga, ikaba iri kugurishwa ku giciro cya $650,000. Reka mbereke impamvu ino nzu ikureye amafaranga. Reba nawe ino master bedroom. Mbere ko twinjira master bedroom, katanu turebane wardrobe. Si gusa muraza no komeza kureba ibindi byiza cyane master bedroom ibafitiye. Ahangaha ni mu rwambariro. Urwambariro runini cyane ushaka kwika imyenda yawe ukabingana kose. Si ibyo gusa, ndakurarikiye ukomeze ukurikirana video kugira ngo urebe ibindi byiza tukuzanira muri ino nzu, ino villa house ifite. Kadukomereze no muri douche na toilette bya master bedroom. Irebere nawe ino douche na toilette iba yari yaho. Urabona ko ni ahantu hasa neza, amakaro arimo ni amakaro gukora amasuku bitazakugora, ibikoresho byiza, shower igezweho, toilette zikomeye, umwanya mwiza wa mirror. Urabona ko ni ahantu hasa neza cyane pe. Reka mbamara amatsiko noneho mbereke icyumba cya master bedroom. Irebere nawe iki cyumba ukuntu kingana. Ni icyumba kinini cyane cyisanzuye. Ubishatse udashaka ko umukozi areba imyenda yawe cyangwa se yigeramo, iyo ikeneye cyane wayibika ahangaha, idashaka kuyibika hariya, umukozi wawe agakora amasuku muri douche na toilette akikomereza atageze mu cyumba cyawe. Urabona ko ni icyumba kinini cyane cyisanzuye, ni icyumba
tazashyiramo ibintu byigana byo ko ni icyumba kinini cyisanzwe gifite space ihagije, parafo nziza ya gypsum, amatara meza cyane. Akarusho iki cyumba kikaba gifite balcony nziza cyane, balcony nini aho ushobora kwicara hanze ukareba view yo hanze, ukareba neighborhood yawe nziza. Ni inzu nini nk'uko mukomeje kubyirebera. Tumaze kurebana floor ya kabiri aho twasanze ibyumba bine harimo ni master bedroom. Hasi mbibutsa ko twasanze salon, salle à manger ndetse n'ibyumba bibiri. Reka tuzamukane ku gice cya nyuma ariyo floor ya gatatu turebe icyo twasanga. Kurebana ibyumba bibiri byo kuri no floor aho turimo kuhasanga igikoni cyo hejuru. Iki ni icyumba cya mbere dusanga kuri no floor. Reba nawe iki cyumba. Ubundi mu busanzwe aba ari master bedroom mu yandi mazu, ariko iki ni icyumba cyo hejuru kimwe ushobora kuzageramo ujemo ko relaxinga gusa. Urabona ko ni icyumba kinini nacyo cyisanzuye gifite balcon, uba uri kureba view nziza y'amazu meza muzamuturanye. Reba nawe parafo nziza ikase nk'ahangaha, amatara meza. Reka turebane douche na toilette umuntu uri muri iki cyumba ashobora kuza gukoresha. Iyi ni douche na toilette umuntu uri muri iki cyumba ashobora kuzakoresha. Umaze kumenya ko ibikoresho byose ni ibikoresho bikomeye cyane, shower nziza, toilette nziza n'amakaro meza ari muri ramwe douche. Tumaze kureba icyumba cya mbere, reka turebane icyumba cya kabiri. Iki ni ikindi cyumba cyiza cyane dusanga kuri floor yo hejuru nacyo cya nyuma. Twibutsa ko ari ibyumba 8, douche na toilette 8. Ni icyumba kinini cyisanzuye nk'uko kubyibonera, parafo nziza, urabona ko ni icyumba gisa neza. Reka turebane douche na toilette iki cyumba umuntu uri mu cyumba ashobora kuza gukoresha n'umuntu uri kuri rooftop ashobora kuza gukoresha. Urabona ko harimo inzira ebyiri, uri kuri rooftop ushobora gucanga aha, uri mu cyumba agacanga. Iyi ni douche na toilette umuntu uri mu cyumba ashobora kuza gukoresha, douche na toilette igaragara neza, ifite ibikoresho byiza kandi bikomeye. Tumaze kurebana ibyumba byose n'amadushe na toilette na salon, salle à manger n'igikoni cyo hasi. Hasigaye igikoni cyo hejuru ndetse na rooftop. Tugeze kuri rooftop, gusa mbere ko turabona ino rooftop nziza cyane, reka turebane igikoni cyo hejuru. Iki ni igikoni cyiza cyo hejuru. Ni igikoni gifite utubati twinshi. Reba nawe ibaze ko iki gikoni ari cyo hejuru, wakibaza icyo hasi cyo kingana gute. Gikubye iki ngiki inshuro 3. Urabona ko ni inzu nziza. Iyo bavuze villa house ntibo bavuga. Reba utu tubati twose ni utubati twinshi ushobora kubikamo ibikoresho byawe. Umunsi wa hostinze kuri rooftop yawe ntuzigera byo gutekera hasi kuko urabona ko ari umwanya wa kuka, umwanya wa frigo, umwanya wo kogereza ibyombo byawe. Urabona ko ni ahantu heza baguteguye. Reka turebane rooftop tudatinze. Iyi ni rooftop yo kuri ino nzu. Ni rooftop nini cyane ushobora guhostingaho abantu benshi cyane, family gatherings, ushobora kwizihiza isabukuru z'inshuti zawe cyangwa se z'umuryango wawe. Ahangaha urabona ko ni ahantu hanini cyane, kuva ahangaha ugakomeza no hirya, ni ahantu hanini cyane. Si ibyo gusa, ino rooftop iyo uriho uba uri kureba view nziza ya Kibagabaga, amazu meza yubatse ahangaha, quartier nziza waba utuyemo. Urabona ko ni ahantu hasa neza cyane. Mbibutsa ko ino nzu yubatse mu kibanza kinini cyane. Ibaze ko parking ushobora kujyamo imodoka 8. Salon nini yakakira abantu benshi, salle à manger yajyamo abantu benshi, ibikoni 2, icyo hasi ndetse n'icyo hejuru, ibyumba 8, douche na toilette 8. Ino nzu iherereye ahangaha Kibagabaga. Ikaba iri kugurishwa ku giciro cya $650,000 zirimo n'ibiganiro. Ushaka ko tukugezaho waduhamagara kuri nimero yo muri screen yawe tukayikugezaho nawe ukazikibera muri no villa house. Mbibutsa gukomeza gukora like, share, subscribe. Ni Kigali by Ansel.